icyo ukeneye kugira dufashe ntacyo ntakoze ahubwo wowe urasabwa iki nicyo ushaka genda kora iki ereka sheri ntabwo ngiye niha urubyaro ntabwo niha urubyaro okay rero niba utiha urubyaro se ufite uwundi muntu wizeye yuko ashobora kuba yabyara umuzana kubyarira it's okay njye nta kibazo mfite okay aho turagenda muri make rero niba utiha urubyaro udashobora kumbyarira nta kindi umugore amaze umugore ni wo kubyara wabivuze abakora isuku barahari abakora iki bose barahari umugore ntubyara niba uzi ko udashobora kubyara ntabwo mushaka hano n'undi mwanya n'umwe umva haguruka gira vuba wanyumvise haguruka fata ibyawe haguruka gira bwangu si ibingibi dore ngibi ibikapu byawe Daju mbabarira ntuneshe umutwe haguruka uve hangaha uri kunyumva igihe gito gisigaye nicyo kiguruka kama nta gihe gito gisigaye nta gihe twahaye haguruka gira vuba akira iby'iwawe gira vuba Gaju sohoka mvira hano genda se basi wambabariye no nta mbabazi ziri hano dore inzira isohoka mbere genda vuba urebe ntabwo nshoboye kujya nirirwa nduhira ubusa nta soni ntubyara ntugize gute ukumva ko nzagutunga nk'ishusho mu nzu yanjye ibyo ntibishoboka uwo ntabwo ari njyewe okay nta kibazo bibaho nta mpamvu yo gusobanura ibintu byinshi nta mpamvu so ikindi cyumba cyane nje kukwereka ugomba kuruhukira ikintu cyose ushaka uzajya umbaza cyangwa ubaza umukozi sibyo ntugire ikibazo hano ikintu cyose ushaka kandi wumve wisanzuye sibyo no it's fine urabizi ko nabikoraga na mbere ibi rero ntabwo bigoye take care turavuza mbona wazirukiye mu ntebe ntabwo waryamye ako se ubundi sangahe koko hano uri umugore uri nyir'urugo uri iki hano gishobora gutuma utaha mu gitondo nta soni ukandaza nicaye nkutegereje ako ubundi umugore ninde hagati yanjye nawe ku buryo ushobora gutaha mu gitondo ukaza wica ukanayicara hejuru ushinzwe kumbaza aho naraye naho ntaraye se ako niki cyakomeza ubwo ako ubundi ubona nkutunze miki ubona nkoroye miki ku buryo ushobora kugenda ukarara iyo urara ukabyuka iki gitondo uje kunesha umutwe gusa naba nkoroye miki umwana wawe se wambyariye undi umugore mutabyara kuki mutagira ubwenge ukifata ukanataha izi saha muri iki gitondo nta soni wagira ngo hari nk'impamvu ufite wenda ituma ukora ibyo byose nta tufu n'imwe ufite ikwemera kwitwara gutyo ndariyo ndara nkaza mu gitondo nje kugutesha umutwe urarebye ubona nkwicaye kuri uwo mutwe wawe ku buryo mva ko ndi kugutesha umutwe umva rero nkubwira sinshobora kujya nihanganira ibintu byose kuba utabyara nabyihangana ntabwo rero nkwiye kongera kujya nihanganira iki gicuku si n'igicuku igitondo cyawe njye nkarara nicaye nkutegereje ukarinda bucya ukagera izi saha
giruta ahubwo kuba wowe utabyaranye narabyihanganye. Ninde utabyara? Udashoboye. Uzitonde. Uzitonde. Ninde utabyara? Ese ibyo urabona igihe uba wamenya gatoya. utabona wanyubahutse nka kwiyora ukagira ngo buriya sinagucisha mu rushyi. Njye nagucisha mu rushyi nta kintu njyagira. Uragira gutaha mu gitondo warangiza ukaza unacyogoza nta n'isoni. Kuva ryari wundi wumva ko ari njye ufite ikibazo? Umva rero nkubwire. Utekereza ko ari njye mu utabyara muri uru rugo? Hanyuma ukaba wumva ari nde wundi. Ukaba wumva ari nde wundi. Hasoni. Umuntu utabyara muri uru rugo ni wowe. Kuko ndagira ngo nkumenyeshe ko njye nawe twagiye kubana. Mfite umwana w'imyaka 5. Nya? Urabizi neza ko mfite umwana w'imyaka 5, umwana w'umukobwa mwiza rwose w'igishongwe. Ushaka kumbwira ko igihe cyose wohereye wambeshya? Ubu ngubu nibwo bimenye ko nakubeshyaga. Ibyo nakoze byose nitwa ngo ndi gutereta. Ibyo nakoze byose imvune zose nagize. Shaka kujyana umukobwa mu rugo. Kumbe igihe cyose wari umugore. Wari wahomye se? Uraza uranshuka. Unjya mu bwonko nyina mu bwonko. Kugeza aho dukoze ubukwe. Ubizi ko ufite umwana. Wavuze ko ntabyara se? Ubwo wewe ndufite abandi wabyaye. Nge se ko mfite umwe wabyaye bangahera. Ariko reka nkubaze. Ubu nta soni uratinyuka ugakora ibyo bintu. Ugakora amakosa ameze gutyo. Nje nkabana nawe mbeshya ngo uri umukobwa. Uri umugore ugenda. Wari wahumye se sheri? Ntabwo nakabaye narakwizeye. Wikwiye kujya muri byinshi. Ahubwo ukamubwira ikintu naje numva ntabwo nashaka kubikubwira ariko ubu nsembuye. Ikintu mbona gikenewe ni gatanya hagati yanjye nawe. Nkeneye divorce. None se sheri ko waba wihutishije ibintu koko? Ubu koko aka kanya mbaye sheri. Wenda nta bintu byinshi mfite byo kuvugana nawe. Ndi gusaba imbabazi kubera ko mvuze nabi. Ariko nawe ntabwo wari ukwiye gutaha mu gitondo. Mu gitondo koko? Imbabazi naziguhaye. Icyo nge nkeneye ni iki? Ni gatanya. Sheri ibyo bintu ntabwo wabikora rwose. Sheri none se kushaka kugenda tutarangije ibyo bintu. Mbabara wicara hano basi tuvugana. Sibyo? Ntibutira koko. Nta magambo nshaka guterana nawe. Si wumva ikinyarwanda se? Bivuge mu rundi rurimi kugira ngo ubyumve. Ariko se sheri wanyumvise ukareka kurakara gutyo koko. Kajye kuryama ndananiwe. Bize kugera nimugoroba wateguye impapuro nge nawe dusinya. Sheri reka sheri. Kandi nungurikire mu cyumba. Abagore baragwira koko. Uyu mugore twabanye afite umwana. Umugore utaha mu gitondo, umugore ugira gute? Ubu uyu mugore nakabaye narabanye nawe koko. Nyamara nirukanye gaje, nabana gaje yamaga amahoro. Ariko se we, ubu koko ari njye utabyara. Baby, umeze neza se? Akabibi kameze gute se? Ese ko umuntu utari kugenda? Se watsinda guhakira? Kurya ni ibintu bwiza. Watsinda guhakira? Uyu mududo wacu nsigaye ngira papa. Nta kindi kintu ari gushaka se? Nta kindi kintu kari gushaka kandi? Twabwiye ko kari gushaka hano? Umeze neza? Umeze neza? Chéri. Oui. Ubona akabubo kacu kagasa none nkanjye none yasa nkandi agomba aje adasa nkanjye ubwo wambwira